uyu mukobwa uyu nguyu ni umunyamerika. Uyu nguyu Muyango ngo yaramukunze, Muyango ananirwa kurya. Urumva? Birangije ariko iyi foto kutari kugaragara neza. Ni bogari uyu mujene. Ariko nyine ntabwo afite zubra, akoresha plastique. She's very ugly. Ni mwiza bro. Uyu mukobwa uretse gato, uyu mukobwa ngo Muyango ye niwe yakunze kurusha abandi. Ariko uyu mukobwa yanga Muyango aramukatira. Ariko kuko Muyango yanyuze kuri uyu washyizeho, Muyango yanyuze kuri uyu mujene wacu. Nose urucucu Brian rwo ruzamo gute? Uretse gato nge mbona Brian ari victim muri ibi bintu. Brian ari victim. Muyango akunda ikintu bita abakinnyi b'umupira, ntabwo yakwiteza umudije. Turaza kureba aho bamukunda. Ngiye bya Brian ntimubimbaze kuko ndashaka kwereka Muyango ngo umuntu yanyuragaho passe ya mbere yashatse. Urimo kunyumva? N'uwamuhaga passe ni uyu nguyu. Urukunyumva? Noneho uyu munyamerika ndajya nshyiraho ifoto kabwire. Uyu nguyu ari umuswa yavuze muri comment ngo mvuga nabi man. Ufite ubasha bwo kumuboroka. Mbwira mu mateka y'isi muri no si umuntu uvuga neza nkanjye. Ni ufite ubushobozi bwo kumuboroka. Babwire ko mushobora gukora. Abagore banje baranze. Mutapinge screen mwabantu. Mutapinge screen batapinga screen by the way. Ariko ni gute Dekate ari kumbe 3,300 kweri. So tugende gatoya. Dekate yagari konserereza ngo ndi gusabiriza. Ndi gukina game. Ntabwo ndi mu iki gikorwa na kibi. Iki gikorwa muri Amerika nta n'umuntu wakimwera amazi. Banza wumve uyu mu baby niwe Muyango yakunze. Niwe Muyango yakundaga teke. Arasaba. Banza wumve asaze Muyango yagiye gusaba passe cyangwa uyu sisi watuzaniye sinzi wamukuye. Uyu nguyu we muntu wagize ati uyu niwe muntu wagombaga gukonekta Muyango nura munyamerika kazi. Munyamerika katiye Muyango uyu nguyu sisa nibwo yatangiye kugira ate aravuga atarega ibyo Munyamerika yagukorera je nabidaboringa. Ahangaha amafaranga utubwira yahawe uyu buretse gato. Amafaranga yahawe sisi niba ari byo kuko ngiye I'm not sure. Niba amafaranga murimo kutubwira yahawe sisi atanzwe na Muyango, ayo mafaranga biramutse ari ukuri yari komisiyo yo kugira ngo Muyango amuhuze nura munyamerika kazi. Turi kumwe? Uyu mukobwa nako uyu mujene turi kumwe nawe hangaha uyu sisi. Turi kumwe Radu in the house. So uyu mukobwa muri kureba aha akimara kwanga mission biragaragara ko umunyamerika uyu nguyu uyu munyamerika kazi biragira wasanga atazi abari ko Muyango yigeza mukunda. Ahubwo sisi Muyango nkwanga kubi kuvuye buretse gato. Ahubwo sisi wagombaga kuba umukomisiyonere yarahise akunda Muyango akabiwesha ko umunyamerika yamwanze ntamuhe opportunity yo guhura nawe kandi ari Muyango yakunze. Ahubwo sisi agahita arya Muyango. Turi kumwe? Ahubwo inkuru igeze muri nyina papa. Ndababaye we. Umuntu wese ufite ubwenge yabibonye yabyitegereje. Uyu ni bimivanye ku rukuta rwa Deka. Uyu nguyu ni umukobwa. Uyu si umukobwa? Wihinduye umugabo ku ngufu. Turashize none ngo bamwita sisi. Ngo ni sisi. So numwe mu batinganyikazi muri Kigali ndapfuye. Bari muri cya gikundi dushaka umuco nyarwanda wo mu Rwanda. N'uyu mwana Muyango impamvu Muyango tushaka umusevinga nago turimo kuvuga ko impamvu turimo kurwana inkundura. Tushaka gukiza Muyango. Nguteza amatwi. Nago dushaka gushyira Muyango mu bintu by'ibibazo, turashaka kumukiza. Komeza. Kuko Muyango yisanze mu bintu tigeze abona. Abakozi bo mu rugo urumva bazanye propaganda.
muhungu ko yavuye muri Amerika akaza akituriza Semungu ntago ari umutinganye ubyemera kandi uri proud arabyemera byose ati DJ komeza ndakumva igeze arenzaho nashyira kimwe kizavuga none ahangaha ntimwaba mwararenganije DJ kandi hano ndi kureba undi muntu none uriya mugabo uriya muntu ntiyaba yararenganijwe inde DJ Brian ntiyaba yararenganijwe baramurenganije ko ndeba hajemo undi muntu so igituba kirongorwa rimwe ari gukoresha amagambo akomeye ndapfuye Nibaba we uyu muntu niwe dukeneye kumenya reka we uyu muntu uyu nguyu nawe ni umu DJ reka uyu yamwihorere kuko ibikiye kubaho ajya kubibona uyu nguyu tugiye kubabaza kiga abatinganye n'ama bro ntazi ngo baga uribeshya ukegera aha hantu turi urabupfuye birangiye so uyu nguyu aziranye na Muyango bari bambwira ngo ngoresha ishyambo urumva ishyambo ngo bakoresha ngo sinongera kuvuga igituba ngo ngoreshe ngo umupuri byaruta ngo kuriya ko ngo buriya ngo ngarande mazina ngo bazanye ngo umupuri twakomeje uyu nguyu Mungu hangu so uyu nguyu bamwita Sisi ngo bamwita Sisi numu DJ nawe so urakibona nyene iki kicucu kirangaha cy'amadred n'ubuntu bw'ububere ntazi ubwari bwo n'ibiki byose urumva yayi bigoryi beraho ngo urumva ngo ubwo wasanga cyo gifite plastique ngo kibacumitisha amakuru mfite rero ngo uyu mukobwa rwose uretse ko umukobwa nimba ari ikigoryi nimba ari igiki bro actually I'm disappointed ku rwego ntashaka kumva man ngo ubwo yerekwa nkaga noneho ngo ukora ko ngo bamutwaraga umugore ngakishyura n'amafaranga inde Muyango man yishyura nde yishyura kino kibora buryo urimo kubona God damn it! God damn it! No way. Man, Muyango namukundaga bro. Ya magambo ya Kimenyi ashobora kuba afite isano n'ukuri. Kimenyi umugabo wa Muyango. Kimenyi yacumitaga Muyango. Oya no mugabo we nta numugabo. Nyina umugabo yamucumitaga. No mugabo we byemera amategeko musa. Ya ugire mu mategeko yaramucumitaga. Ego umugabo we. Oya bakora. Officially bakoraga urukundo. Bakoraga urukundo. Bubakaga urugo. None urashaka kuvuga ko amagambo ya Kimenyi abeshya? Ntabwo abeshyira umuntu mwabyaranye. Akoze cyane. None so wakoze nyine. Ntiwabishyira umubyeyi ntiwabishyira mama w'umwana wawe. God damn it. Ayi. Man urukobwa narakundaga bro. Urukobwa twatangiranye 2019 mu gihe cya Badadi Dolo man. Kijya Oman. Mbere yaho mu gihe cya Josiane nyigira Instagram man. Ariko rero hanga hari ikintu ntumvishe igihe ntabwo Muyango yigeze ajya Oman yagiye kwiga muri Dubai. Muyango n'indyarya Muyango na Briane no ubwarabizi ko Muyango muryarya. Gute rero ndashaka ahangaha ku bantu uyu mukobwa reka abantu nkuko bari kubyandikura bibona dufite amatsiko yo kumenya ngo uyu Sisi utuzaniye ni gatiki ni muntu ki yahuye na Muyango ate
ari nawe yagize uruhare nuvuga ngo utuza tubonye verisiyo yindi yundi muntu ahubwo wasenye urugo utari Keza, utari Brian. Amatsiko aranyishe, arakwica se ko yari yakwica. So niba ndi gukumva neza, Brian ni umwere, Keza ni umwere, uyu ngubu niwe nyirabayazana. Niba yaragira aho yishyurwa yeneye kumuza. Muyango ni indyarya yisesa ahantu hose, abantu bose bakajyana n'umwana mwiza. Ngaba yisetsa, ngicingo yisetsa ni indyarya mbere muri nose. Rwose rwo I'm sorry kabisa. Kambivuge rwose urumva nta mazi mvomera, ariko I'm sorry. We been friends n'ibiki byose, ariko buriya hari igihe kigera kugira ngo abantu bamenye ibintu byose, kujya urumva iyo ushaka gusenya ibintu byinshi cyane yaje ibintu by'ubutinganyi. Muzanyubakira stati bro, hari igihe kizajya muvuga ati Dikati niwe muntu wakuye stati mu mujyi wa Kigali, nguteze yombi. Kizajya icyo gihe kizajya muvuga ati uyu muntu niwe wakuye stati mu mujyi wa Kigali, kuko ibintu yarwanyije yakoze mu mateka y'isi. Nta undi muntu yigeze agerageza kubirwanya nk'ibi. Turimo turaca ubutinganyi buri mwana b'abakobwa ngo akinira rege BBC. Wumvishe ibi video byagiye hanze hano Dikati rero biri kuncanga, urukunyumva. Tugaruke kuri video y'umwana wa generali, umwana wa generali wibera muri Amerika, uba muri Amerika, wamanutse agafata abana babiri. Yafashe Muyango n'ikindi cyane ntago nshaka kukivuga. Uyu mwana tumureke no musivire ngo yakoze ubukwe, abashyira mu idirishya, abacumitira icyarimwe, barangije bajya none umva hari icyo bita jihad. N'iki ngiki bita Brian, ndakumva bikunda kuza kuvugira Muyango. Nta kintu tubonamo. Ejo nzakora kuri Instagram, nzakora live n'umuntu bita Yago. Ubundi Yago ngewe azandangizamo n'abatinganya uko ari babiri. Rayi. Ejo nzakora live. Ejo nzakora live. So icyo bita jihad. Nicyo bita Brian. Wabona kuntu byirwa bizavuga Muyango n'ibiki byose kubi birimo mujyana muri za gahunda zabo. Biramujyana. Umwana bimwica mu mutwe bro. Uyu mukinnyi wakinira BBC. Nashaka kinamo n'amabere ya nyina. Amakuru dufite nuko bro, ngewe Muyango twese turacyamukunda. Muyango mbikubwiye n'aka kanya unyumva aka kanya. Ndapige screen. Akanya nagwa nzazana ejo umuntu bita Yago. Ashire kuvuga ko album ye yenda gusohora. Abaswera banyina bro. Bizacika ku munsi w'ejo. I'm telling you bro. Mungu wangu. Cyetse ko cyo kisiganye iminsi mike cyane, ni nk'iyo bita uriya musore bitaga ntuzarya. Uwuhe? Umusore wabyutse mu gitondo akaba ati ngo ntago nzongera kwitaba RIB. Wo mwitande? Fata ku mavuta. Jihad. Jihad. Kwa iminsi nzakwijyanirayo noneho nta n'amezi abiri nkuhaye. Uzaba uri mageragere. Nuko turi gitangaza. Amagambo Yago yavuze nindu yafite. Aya magambo ya Yago afite ahuriye n'ukuri.
du connecting dot urambwiye Dekati ngo uyu mugabo turi kureba ahangahe muri kumwita umukobwa uyu mukinnyi uyu nguyu ngo ntabwo ari umudije ngo n'umukinnyi wa basket yababa we ariko umunsi Kimenyi yavuze ko isi zahanuka ijuru rigafatana n'isi twaravuze ngo Kimenyi azavuga ku ngufu Kimenyi we kugeza aya masaha Kimenyi uramubona ute Kimenyi tuzamukanda bivuge ariko Kimenyi yavuze kuko ari umugabo by the way uretse gato Kimenyi kumuvuga nkaho wagira ngo ni umuntu w'umustranger man no ndabaza Kimenyi yaba yaravuze kuko agira umunwa cyangwa Kimenyi yavuze bitewe n'ibyo yabonye amaso yakananirwa kwihanganira kure umutima ukananirwa kubyakira mbisubiremo ejo nzazana umusore wanjye bita Yago Yago azabimvugira ndapfuye ahangaha k'umuhungu wacu Muyango yahindutse igicibwa ko umuntu bita Kimenyi ari buze kuba victime inde nyuma yuko Kimenyi tuje ahangaha tukamutera amabuye tukavuga ko ari umugabo wivuzi ari wasenye urugo rwe ko biri buze kugaragara ko umuntu bita Kimenyi ahubwo umutima wari ugiye guturika ese kutavuga amazina man ndavuga Kimenyi wagiye guturika kubera abandi turakubera umudamu w'ibyo yagiyemo ari kumwe nande none se sindukura no ko hari kuza abantu batandukanye sindukura utuzaniye undi abandi bande sinde utuzaniye uyu nguyu ngo niba ari Sisi ni Sisiriya ni reka nkubwire rero story ko nimeze abantu benshi bavuga ngo Dekati kudapostinga behind scene mba ndimo kurwanya intambara itabaho mba ndimo kurwanya intambara itabaho man ariko hari akantu ngiye uvuze numva ari nk'iharabika birashoboka ko Muyango yakwishira umukobwa mugenzi we ngo amurongore Muyango yishyura umukobwa ngo amurongore uretse na Muyango n'utari Muyango abenshi barishyura bakamurongora muri Kigali niba uyu mukobwa ariho uyu nguyu utuzaniye uyu wa Madrid uyu nguyu turi kureba hano bita Sisi niba ibyo uri kutubwira ari byo bifitanye ukuri niba ari byo uyu nguyu nawe afitanye umubano wihariye cyangwa asambana na Muyango Kimenyi akeneye abantu bamuba hafi uyu mugabo yapfuye ahagaze ntago ari nimba wabonye muri comment abantu benshi bajya bakwereka bakubwira ko ibyo twavuze byose ari ukuri yego so urambwira ngo nimba rero iki Kimenyi akeneye ubutabazi bwihutirwa Kimenyi akwiriye abantu bamuri hafi bakamukanseling uyu mugabo yahuye n'uruva gusenya uyu musore yababaye bro uyu musore yarababajwe bro uyu musore yababajwe man uyu musore yahuye n'akaga uyu musore ni victime uyu musore akeneye ubufasha bwa leta uyu musore akeneye ubufasha leta ni mube hafi akeneye ko GoFundMe leta mube hafi y'urubyiruko amba ko uyu musore yakiniye equipe y'igihugu uyu musore yababaye man yakiniye ikipe z'igihugu bro uzwekera n'amavubi uyu musore yafatiye amavubi ni equipe y'igihugu uyu musore bro ibitinganyi Muyango byamuhinduye nk'aka Dennis biradunda nk'ibidunda ikipe Kimenyi abantu bari hafi ye ni mube hafi akeneye ubutabazi bwa buri wese muzane Keza musharinge Keza afite amakuru menshi aya masaha dushobora kumva Keza ubushatse wose muzamure Kimenyi akeneye umuntu umuba hafi Muyango ni ndyarya imwe mbi iseka mu maso y'abantu murimo kureba ariko ikajya inyuma igakora ibintu mutigeze mubona umuntu ufite ikintu avuga kuri ibintu amanze yandike muzamure we buri kantu bite none se we ko numiwe njyewe ko numva aka kanya mu kwaha hajemo ibyuya ko numva munyo hatangiye gucumba umwotsi uyu muntu none maye nka rero none se ko umuvandimwe yagiye imbere akavuga ati njye ntabwo nzapfa ntanze ibintu byanjye ku mukobwa mugenzi wanjye yaribaraguzaga aka kanya ndi kwibaza yaribaraguzaga ikindi nabaza wenda muri rusange
ubundi ko abantu wenda n'abasore dutunzwe no kwiteretera, niba uyu nguyu bita Sisi yarabyutse mu gitondo akiyakira Muyango, na Muyango akamuha, ubundi amakosa ni aya Sisi cyangwa n'ay'umugore washatse wiyandariza? Ubwo niho nanjye nshaka yuko tugorombyerera noneho tukumva ikibazo aho kiri noneho. Ikibazo uri kucyumva Deka? Ati ese ikibazo ni icya Sisi bishyuye amafaranga akarongora cyangwa nicyo agiye kumwishyura? Deka urasubiza ikanga? Cyangwa uwamuhaye yatamuhaze, yatamuha, niba koko yaramuhaye ari byo mufite amakuru, yatamu yari bumufate ku ngufu. Umusa urahari? Deka urahari? Niko agiye kuri telefone. Deka turanyumva? Yo, ikibazo cy'uyu musore wacyumvishe? umusore mwitande yivuge yongera asubire mu kibazo. Nitwa Witenda Abdulkarim ndi mu Ruhango. Kibazo cyanjye kirabaza kiti, na n'ubu sindumva amakosa y'umukobwa bita Sisi, kuko niba yarasabye uhawe ararya. Ikibazo ni icy'umukobwa cyangwa ikibazo ni icy'uyu nguyu wamuhaye? Niba koko amakuru muri kuvuga ari ay'indani mu kizuru, koko yaragiye atanga umuswagege k'uyu mukobwa Muyango. Ati ikibazo ni icya Sisi wishyuwe cyangwa ikibazo ni icya Muyango wishyuye? Dushimiye abantu tubaje mu Ruhango, nicyo dukundira internet. Ihuza abantu bose twese. Aracyari hano? Arahari. Urimo twumva? Ndimo ndakumva rwose. Kabisa. Urumva Musa? Urumva situation dufite hano irakomeye. Ntago yoroshye ukabyara. Nanjye byo ndi kumva dufite ikibazo gikomeye cyane. Nagusomera iyi message mbere kumusubiza Deka. Umuntu aranyandikiye umuntu aranyandikiye ngo biravugwa ko umuntu bita Pazo ugendana na Babrian niwe uha passe Muyango. Kimenyi yararenganye. Oya. Wese ntago muvuga Pazo ngo mbyemere. Pazo ntabwo muzi. Nuwuhe? Ntabwo muzi nge ntabwo Pazo nuwuhe bari kuvuga. Oya ntago muvuga Pazo. Reka mbasone ibintu bya Pazo. Nimba ushaka tuvuye oya. Ni umuntu nyere ku muntu kwandika ibyo bintu, kuko bro ngiye ibintu tuvuga ibintu ibintu ushingiye ku kuri. Yego. Umuntu wazana mu Pazo ukuntu igiti gihagaze. Pazo ni amashami. Ushatse kuvuga? Pazo ibintu ntago birimo. Okay. Twakomeje. Uzanye Tiana? Tiana uramuzi? Tiana, Brian yagucumise inshuro zingahe? Ngaho nyumve, ibyo rero nubwo mbizi. Akobwa yabyukanye Violence. Byukanye akantu kava urenze kenshi cyane mwana. Tiana biti. Ni byiza. Twakomeje vugisha. Sometimes nari gukene evidence. Ukeneye ibyabaye ibikorwa. Kamakinga sense ko kana. Aho ndi kubyumva. Nicyo kintu nashaka kuvuga. None rero amakosa nayo mwanyereka evidence ngo uyu mwana ngo mwacimutanye mukamubya. Oya wenda aho ngare katwareke uyu mwana nyine ko numva mwamurakariye kuba yarasabye bakamuha ni ikosa. Uhe uyu mwana ngo muri BBC Sisi. Oya ni sha kuva najya uyu munsi nabone mvuga ijambo BBC ndagasi kubone aho rivuze. Numvishe muvanga ngo kina mu ikipe twa BBC. Oya nabyo navuze man, nabyo navuze.
muraza ntabyo ijambo BBC navuze. I'm sorry. uravuga ngo ijambo nde Ngo BBC man twavuze BBC bro. gukina ngakina muri BBC twasi. Uyu munsi kuva nagira haboni bwo numvise ijambo BBC. Oya ntago wabinkora. ibigori byanga rero bimeze nk'ibimashini. Ibintu umuntu nta muntu utera brage, nta muntu uyobya uburari, biba biri ahanga bimeze nk'ibirogo, niho kubitamika ngo kamata yiyendera yayivu. Urimo kunyumva Dekate rero urukumva. Urabizi iyo hari ijambo sabaho mu Giswahili ni mwiseka niko bimeze mane. Umuntu araza hano urumva ntabwo abantu bangandi bagira brage urumva. Nyine turakumva nta kiwe turi batatu ntacyo tureba nari Areba nkabareba ese uyu mukobwa ese DJ Cyusa ni nde man Cyusa ngo numvugana na Dekate. Cyusa urahari amba kureki Cyusa wazamutse yego waba warariwe waba waratanze pase muri iyi nkuru turagufata na kimwe nakoze nta na kimwe wowe ahangaha ntawe ntacyo pe none resi hari amakuru ufite Godfa uretse gato uri muri akora cyane rero Dekate urumva ngewe ndashaka kuguhera inkuru imuzi. umusa DJ Cyusa arimo akora cyane nturi modereta Cyusa waduhaye umwanya tukava inkuru imuzi. none se yamanuye uwo bita DJ Cyusa arimo akora cyane ashinzwe iki sekato urakoze cyane nkeza abasikara banyu nawe bro ku kiganiro kimwe aje gusanga reka nze nkubwire rero Dekate sibyo inkuru tugiye kuyihera DJ Cyusa se ni biki iki nkuru tuyihere muri basketball sibyo aya makuru ibintu byafashe intera ibintu byafashe urabona kakana kaka victime uretse gato nkwereke reba iyo foto murebe kuri dashboard ni ukuvuga ngo urabona iyi foto iri ahangaha Dekate murabona iyo foto murareba ifoto iri aho ngaho guys mutapinge screen ni ukuvuga ngo inkuru abangaba ni abantu bakina muri basket uyu mukobwa giye gushyiraho dore uyu mukobwa uyu ni umukobwa ni umuhungu aba batipero sinyashobora kubata ibi bigoryi man ibi bicucu ntago uyu nguyu ni umunyamerika ibi bigoryi urumva mbwira aya makuru uretse gato Deka kamubereke neza uyu ni umunyamerika ukinira mu Rwanda wamubonye ubu niki ngiki kirongora babandi bose batiya n'abamuyango bose yabamaze uretse gato manza wumve story ukuntu bimeze amakuru ari kungeraho genda gake buri kantu wumvigiramo uyu mukobwa ni umunyamerika akinira mu Rwanda turi kumwe abantu amazina bahita bayadara papa bariruka dore amazina ye bahise bayadamo ubusaka kanyamerika nako karabikora buretse gato urusweranyira ba muyango banza wumve Dekate igituba gitanga batanga ubunyobwa bro buretse gato Dekate urukoresha amagambo aremereye uyu mubebi uyu mugabo cyangwa sinzi icyo muza kumwita uyu mukobwa ngo Muyango yaramukunze abura ibitotsi Muyango abura amahoro urimo kunyumva uyu mukobwa mba numiwe
ku rundi ruhande birashoboka ko Muyango yishakiraga visa ngo uyu mukobwa Muyango yaramugigiye, uyu mukobwa yanga Muyango Mubwire icyo utaruzi. Igikombe n'iki muri Amerika. N'iki ngiki muri Amerika n'umwe wakireba. Uyu muri Amerika, uyu nguyu niwe Muyango yashakaga, Muyango aramwanga. Uyu muri n'umwe wamureba bro. Banza wumve. Aho bigeze ndi kumva Muyango muri kumubeshya. Wewe buri kantu kakumvugiramo ntabwo njye nkuru umuntu mvugiramo ndi kumva. Man, uyu mwana namubwiye ngo ndagusoma message. Atuye Anyway, aza mu France. Wanze kubivugaho. Buretse gato. Atuye Kicukiro Saint Joseph. Muyango niwe wamwisabiye bakundane. Ndapfuye. God damn it. Akina basket. So, uyu munyamerika kazi abantu mumuzi ni umunyamerika ku ruhu cyangwa ku bwene gihugu gusa. Mudusobanurire uyu mujene uyu ni umukobwa, ntabwo ari umuhungu, ni mumurebe gutya. Uyu ni umukobwa. Ariko bro, wamaze kubona ko iyi mikino y'abahungu, iyi mikino ikina n'abagabo, abantu bose bayinjiramo birangira bose babaye gahunda. Urakoze cyane. Abana benshi cyane b'abakobwa muri Kigali bya byarabacanze, reka tubibiri kuruye. Ahangaha ibintu birimo kubona ntago biri normal. This is not normal. It's abnormal maniga. Turaza nge nta side njya mfata. Aha nta side God ifata njya mfata. Ahangaha turaza kureba tuvuge ngo Kimenyi yarajajwe nkuko twabimwise tukamwita injajwa, cyangwa Kimenyi ibyabaye ni umugabo umutima yananiwe kwihangana, umutima uramunanira yenda gusandara umutima. Niki cyateye Kimenyi kuvuga? Ese Kimenyi ni ikigoryi cyabyutse mu gitondo kivuga ibigambo bita aho ngaho bidafite ahantu biveni ariko sha. Bro, Kimenyi umuntu wamukoreye amakosa ni Keza, ariko ibintu Keza yakoze nubwo bitari byo, ari ibintu Kimenyi yakoze kugutakira umuntu n'agahinda k'ibyamubayeho, ntabwo yakoze ikosa. Muyango yacumitanye n'abakobwa bagenzi be. Dore nguyu wa mukobwa. Uyu ni umunyamerika. Uyu munyamerika ngo Kimenyi nani Muyango yaramuhiza muhigisha urundi ariko aramubura. Ariko kuko yanyuze kuri Sisi ahita amufata ahita arya Muyango. Aho amafaranga batubwiye yari umukomisiyonere kugira ngo Sisi ahuze Muyango n'uyu munyamerika, cyangwa ari amafaranga Muyango yayaherezaga Sisi kugira ngo amurye. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Aha niho uruzingiye. Ahangaho ubajije akabazo keza mu mateka y'isi ndagaswe. Amafaranga Muyango yahaye Sisi ko nibizi biti byagaragaye, aya mafaranga nayiki? God damn it. Yari amafaranga y'iki? Yari amafaranga y'iki? So ese umva musa aba bantu bashaka kumenya ukuri cyangwa bagira ngo byageze ibigoryi biranga gutyo. Muyango wahaye Sisi amafaranga. Muyango ibyo Dekata tubwira nibyo, wishyuye Sisi amafaranga. Niba warishyuye Sisi amafaranga, bikavugwa ko yagombaga kukubera coordinator cyangwa umuhuza n'uyu munyamerika. Uyu munyamerika wari warakunze urukundo rurenze urukunda Kimenyi. Allahu Akbar. Uzakana karenze se? Uzakana karenze agatenge nawe? Nta muntu azatubwiye ngo turimo turabeshya kuko Kimenyi yarivugiye ngewe ngo igihomara cyazaga kikamubwira ngo amajwi ya Kimenyi. Ariko wasabiye Keza ko ubushize nafashe side ya Muyango Keza kandakarira. Mad Wiz, thank you. Wansabiye ya majwi ya Kimenyi, wabaye hagira umuntu yampa kuri WhatsApp. Ya majwi Kimenyi. Igihomara cyazaga kikamubwira ati ngo tuza kigatu Keza nibura ahangaha. Ngewe ntabwo njafata side. Ururimi rw'icyongereza bityo bita ngo twabereza ari amajwi Kimenyi ari kuvuga ngo ntabwo we atuza ngo abone umugore yarahindutse umutinganyi. Ari amajwi ndayashaka. Urakoze cyane. So hari umuntu wadushinja ari Kimenyi wabyivugiye. Mbere ko dutangira inkuru bitaza kuvuga ko turi guharabika mu mpera z'amajwi ya Kimenyi. Ari amajwi yashyiramo abantu bamenye ko tutamo kuharabika. Ari amajwi muyazane. Kuko
mama yake noneho ariko noneho mfite amatsiko yo kumva ibyo yagwavuga. Ese ibi ngibi byabaye mbere yuko uyu mukobwa amenyana cyangwa ibivugwa hagati ya Muyango na Brian? Ibi amakuru byabaye mfite nyuma nuko cyangwa Keza byabaye mbere? yacumise wowe bitakimenye ibyo birazo. Keza ati no, Keza ntabwo yarongoye Kimenyi ejo bundi. Keza yarongoye Kimenyi long big time. Oya ntago dore kumwemera cyaje mama ibi bya Kampala bajya kujya muri Uganda bro. No, ni ukuvuga ngo ahanga hariyo Kimenyi uretse gato. Ariyo mpamvu Kimenyi ako umva umbwire ntago ari kubyemera bro. nkuzamurire Exidira wa wundi w'ibyo telefone ya Debeni. Oya accident wamuretse nose umva imyaka 5 muri Uganda ari kumwe na Weba na Super Sexy oya. So urumva rero ahangaha tuvugisha ukuri, aya makuru atangiye guturika, hajemo n'abanyamerika abo tukibaza tuti mane hano ukobwa ndagaske reba ukobwa Muyango yahaye ndagaske uruhe uyu nguyu se urunguruguru uyu nguyu Muyango uri gafefe mu motekasi Dekate ariko utari kumva inkuru neza. Uyu nguyu yakatiye Muyango ntabwo yigeze ahura na Muyango yaramwima. Ese Muyango baragakatiye uyu yaragakatiye ariko agakatira kuko umuntu wagomba kubahuza nawe n'uyu nguyu ni Sisi niwe wagombaga guhuza Muyango nande n'umunyamerika uramukobwa mvanyeho. Ariko Sisi ko nawe yashakaga Muyango kandi Muyango ngo amutanga amafaranga ahita mwigumanira umunyamerika ntiyagira gute Muyango ntiyagira mu mateka y'isi mukobwa wa mbere uri chip muri Kigali ni Muyango. So ahangahe nkurigeze Muyango uri chip ucitsa amazi uwicishije amazi mu mateka y'isi yose uzapfa uwicisha amazi yarangiye. Umuntu bita Kimenyi. Ese byabihomora ko bitaza kumuvugira hano? Umuntu bita Kimenyi byabihomora ajyohereza ko bitaza kumuvugira hano wabizamu. Umuntu bita Kimenyi hano uyu mugabo akeneye, uyu ni umugabo akeneye ikipe y'igihugu, uyu mugabo akeneye ubufasha bw'igihugu. Leta yite kuri uyu mukinnyi yahuye n'ibyago yavunitse, ahura n'ibyago asenyerwa n'imbwa. Oh my god fucking god damn it. Kimenyi uyu mugabo yahuye n'uruva gusenya. Kimenyi akeneye ubutabera.